bati iyi ministeri ya Julienne Kabanda izize minyone. Ntaje ibyo narabyumvise abantu ko banguzize minyone. Nani mbabarire ndihanye uyu munsi nazo uriya mwana w'Ibujumbura yagiye gura guterura muganda. I'm repenting today, but I said, how on earth can a Bujumbura girl marry a Ugandan man? Umuganda na utarashinga neza. Nuko yari atarashinga. Ntabwo numva ko umukozi w'Imana ukomeye ari wavuga iryo jambo ryuko ngo umuntu agiye gushakana n'undi ngo badahuje ubushobozi. Kabanda umugabo wa Julienne ati Madame igeze gora n'umuntu umwe wo muri Malawi. My wife once met someone from Malawi. Barahura baraganira. And they talked and talked and talked. None umuntu wo muri Malawi aramubaza ati ese uriya mugabo mwashakanye gute udashinga neza? And then he said, how did you get married to that man in the condition and situation you were in? Ariko uretse kwirengagiza ko abanyamalawi ubu ntidushinga koko. Byabiteye agahinda kumva umukozi w'Imana yavuga iryo jambo. Ministeri ya Kabanda ya Julienne Kabanda yarimo kugenda ikura cyane kandi gukura kwayo ni ugutwara abayoboke b'izindi ministeri n'andi matorero. Nuba babipfa banarugana none abantu. Yes, ibyo bintu tuje tuvuga izina ry'ikintu ko kiri. Ubu ndabizi hari abantu bari buze kuvuga mutabaruka izo mvuga bavuga kuko naje no kubona Julienne Kabanda Kasi epizo niko nitwarekanizere ko umeze neza cyane kurikira gahunda zacu zose za Max TV tuwaye ikaze mu nkuru n'ibigano tubagezaho umunsi ku munsi. Wowe udukurikira fata isegonda rimwe ryonyine urebe ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yawe, YouTube channel y'Abanyarwanda. Ufata isegonda rimwe gusa kugira ngo ibiganiro byacu nyine bijye bikugeraho muri uwa mbere utabanje kubaririza ngo byagenze bite n'iki kigiyeho, ese uyu munsi bakoze cyangwa ntibakoze. Twicana neza cyane muri Semporo na hano hanini na hano hagutse na hano habera ibirori bitandukanye, ubukwe bw'abantu benshi cyane kubera ko hari jaride nyinshi cyane. Iyo usanze imwe bayifashe ufata iyindi ukaza ukagira ibihe byiza cyane. Parking iri free kandi ifite umutekano n'abasekirite rwose babigize umwuga bakurindira ibinyabiziga by'abantu, imodoka z'abantu bawe. Ikindi hari restaurant neza, hari amacumbi meza cyane. Muze muri Semporo ndabizi ko muzahagirira ibihe byiza cyane. Nongeye kuganira n'umubyeyi Angeli Mutabaruka, turazindutse cyane uyu munsi. Hari ibintu nshaka yuko none muza gusobanukirwa. Nimba warakurikiye amakuru y'ibintu byavuzwe, ibintu wabonye, hari ibintu uri buze guhindura imyumvire nurangiza kino kiganiro. Hari amakuru menshi cyane tugiye kurebera hamwe. Ikindi tuba dufite n'amakuru mashya turi buze kubagezaho. Kiba ari ikiganiro cyiza cyane, ugisangize n'abandi. Nimba ufunguye ino video umva, ariko reka nze nkubaze ahubwo waramutse ahubwo buretse gato ndahera kukubaza pe. Urambaza utansuje yambwira ukuntu ngo washinze umutwe pe. Nta muntu ngiye wambaza atansuhuje. Waramutse. Ibyo kinyabupfura nicyo cyambere. Namwe mudukurikiye nujya kubaza umuntu ntumusuhuze ashatse azakwihorera. Waramutse neza. Numva ahubwo ko ari byo sawa. Mwese wari utangiye kumbaza ntuzi niba naraye nte, ntuzi niba nshonje, ntuzi niba ndwaye, ntuzi niba ndwaje nkaba nataye umutwe. Utangiye ngo nakubaza. Urambaza uziri kubaza nde. Ibyo byose ariko nta na kimwe gihari. Nturwaye. Ntabwo wabimenya n'ubundi sinakubwiza ukuri kuko Abanyarwanda ntibavuga ukuri. Ariko se kubera icyo utavugisha ukuri? Reka nkubwire. Umuntu abavuye gushyingura nyina uko amaze utibita ati ni byiza. Ararwaye amaguru arimo kumurya, wenda yiriwe mu kazi amurya bino byo kumurya imiti yasaze. Ari inshuti yanjye. Waba uti umeze neza ati meze neza. Ari inshuti yanjye ngo amaguru yayiriye. Ngo yayiriye ngo yari yagiye kuba yemusingwa ahantu. Ihagazeyo nanjye inshuti twavuganye. Ngo yari yagiye kuba yemusi mu birori by'umujyi wa Kigali n'akarere by'akarere ka Gasabo ngo ahantu Kinyinya. None ngo kuba yakwirwa ahagaze ngo ibirenge amaguru ngo yamwishe ngo yari ataryamye n'ubwo byamukomera. Ngo yaragira ngo yatambutse uburozi. Bamuroze kandi ari arimo kubwira abantu ejo ko ibintu byo kuvuga ngo yatambutse uburozi. Wari umukecuru gumusuhuje, wari umusaza ngo bavuganye, wari umuntu utari usanzwe ngo arebye mu maso. Ibyo bitakibaho ntago bibaho. Ngo ubuherano ngo ariyo nubuki, ubuherano n'ubutongerano. Naho meze neza bya Kinyarwanda, meze neza. Ubwo ahandi urashira rero. Nshaka gushira nkanashinjagira nshira kandi ntiwabimenya. Rwakundi nk'umusirikare wari muri Karasisi. Niyibuye ryaba ryagiye mu rukweto ntabwo wabimenya. Kandagira sha agahamya isi kandi kandagira gitware. Ariko ngo niko imfura mubaho ngo mugomba gushinjagira mushira. Ntabwo noneho ntabwo uri imfura. Nanjye ndiyo.
wowe iyo ushinjagira ugera ute wowe Njyewe ugenda iyo nshira bite? sinshinjagira mpita uricara ukavute banze nkuremo ibuye nakubazaga njyewe ejo nabonye video pe abantu bampaye video n'ubu ngubu video ntabwo mvise umuntu yimbajeho mu kanya niyo yambaza ngo wari ugiye ndatekereza si iyi video ishaka ko atari iya vuba oya ni yavuba abantu bayirebe abantu se ntibari kuyireba ntabwo mbizi ko ari iya vuba kuko mw'iyi minsi mba niyambariye izi rinete zanjye kubera ibintu by'izuba bisigaye bitugora cyane ku maso reka tuba dukuze ubwo rero nayirebye nanjye nkavuga se ntambaye rinete se niba ni hese ni hantu ndahayoberwa bitamo kutabitaho umwanya ngo uvuge ngo ni hehe gusa abantu bamwe base aka kana simbizi wenda nakanjye sinabyaye ahantu kakaba kari kantahuye kabatereka urindira umutekano aba ariko se ntabwo ari akanya kakana ntabwo namenya rwose sinabimenya gusa kari kafite intwaro yako kikoreye kabona ko kagenda gasa nk'akari kugezaho abantu niba ari uruhurirane rw'ibintu byabaye ntabwo mbizi abo ni kwa kundi habaho ibintu by'uruhurirane noneho ufotora bakabiha inzira ashaka akanabivugiramo ati mumurebe ngo uriya Mutabaruka n'inyeshyamba imurinze ngiyo ariko ibintu bya social bizatugezayo pe neza hariya harihe ntabwo mpazi ntabwo ngiye mpazi kuko ari ibya vuba nahakeka aho wenda nari ngiye hanaha ariko bishaka kuba atari ibya vuba ntabwo namenye ko tunyura ahantu henshi sinagenda nakwanariza ngo iki ngo mbaze abantu ngo hani hehe ntabwo mpazi abantu wirirwa gufotora nawe bagufotoye ubwo nyine barambonye nyine baramfotora hari undi muntu wigeze kumfotorera hariya kuri muhanda werekeza Indera urahazi hari alimentation ihari abantu benshi niho banyura ntibajye baharenga nigeze kuba mpagaze ngira ngo niguremo akantu ngende ntapfuna ubona bayamfotoye mbona imbuga zose zivuga ngo Mutabaruka si nguyu ese Mutabaruka akoze iki kidasanzwe agize ate nguyu Mutabaruka agize ate nyine ugiye kugura ibenye se ngiye kugura akantu ko gutapfuna nyine kuri ndi ku rugendo ngiye kure urumva iyo ugiye iburasirazuba kenshi ni hari unyura nkuko tumenyere ko ugiye amajyaruguru urenze ururindi ugeze kwa Nyirangarama aho hantu ni stop wagira ngo byaranditswe ko umuntu wese agomba kuhagarara wagura amazi wagura akabiswi wagura akabenye wagura utubroshete cyangwa ikigori ariko byanze bikunze na hantu utagomba kurenga ni kuri Nyirantarengwa Nyirangarama turamusuhuje sina Gerard na hari yaho ndabasuhuje aho ngaho ko umuhanda ujya Indera umuntu yarahamfotorera rwose ifoto ikwira hano hose nguyu Mutabaruka amaze wase hani hehe Mutabaruka se agize ati urumva abantu bariho nk'abo bafotora ubwo bizabahira cyane ntibizabahira umunsi umwe bishobora kuguhira kwirirwa gufotora abantu ushyira ku mbuga cyangwa se ntibiguhira hari igihe bitaguhira karagana iriya nyeshyamba yawe uzayishaka uyigura wayibwirwa se ni ntabwo wayimenya wenda ari nk'ibyavuba aha ngaha cyane ushobora guteza atari kwa n'ihene ndi kujya ukajya kuhareba rero wakongera ukayibona yenda inyaruka n'imbunda yayo tuba tugira byose ni iyi ngiyi gusa icyo nabonye abana akenshi ibintu bakina nibyo bibakurikirana no mu buzima ubu nta n'ubwo azi ko yabaye umusitari kara kana kazaba agasirikare ingabo mbikwaturiyeho uzaba ingabo y'igihugu turindira umutekano niba tuzaba tukiriho ariko azaba bakiriho azaba bakeneye umutekano wakana we gashobora ko atanabizi uzaba ingabo kandi no ku gihe cyabo umwana wese azaba anyura mu ngabo ingabo z'igihugu kugira ngo murindire umutekano igihugu cyacu u Rwanda rwacu ni rutoya ariko turi banini siko bimeze niko bimeze iyo rwose ni ingingo ngomba kuvugaho wakana we wongeye kunyibutsa ko mpora mbivuga nti abantu bose bakwiye guhabwa amahugurwa y'igisirikari kugira ngo bibaye ngombwa twirwaneho siko bimeze hagize uducokoza ngo pyoto ndaga tubwa ati pyoto hagize uwibeshya tumuha isomo tumubuze karakana rwose naragakunze ariko nyine sinzi ko nzakabona ntakabona yese abantu rero bakazi badufashe kukabona tukagurire fanta vraiment kuko akantu kavuga ati Mutabaruka ndamubonye umutekano ugomba kubahirizwa ariko se bya nibyo karimo kwigendera gusa nyine kagata imbere kazamuka abo karakana gashobora gufata umwanya kagakura mu busitari kakandi karimo ngo Bikira Mariya karimba kamecha Mariya mutagatifu wabona igihe cya Mariya mutagatifu kirangiye karakana ariko kagiye kugerwa kuko gishuro baherekanije ya video ni nyinshi pe uziko hari umuntu ushaka gushaka kuyigwa ati ko byanze kuza kwa ko baherekanije ishuro nyinshi wakana we
nitukubona tuzakugura fanta ariko nitutanakubona uwaba dukunze akazakabona azakagurire fanta azakagurire fanta kandi kuraje uzaba ingabo ni kuriya bitangira uzaba ingabo ngewe ndabizi neza ko n'igiti kinini nk'iki twicaye munsi kijya gutangira kubaho buriya cyari ku kabuto katabonwa n'ijisho sibyo gato cyane ko cyabaye inganzamarumbu na cya giti cyawe warakibonye inyoni zaratangiye kwarika igiti cya inyoni zirimo bana ntabwo nzazikuramo nizigumemo none se ubundi inyoni zibahe niziba mu biti inyoni ko zaritse ku nzira ariko ni mu biti niho ziba cya giti cya mutabaruka mwe cyarakuze kitangiye kugaba none inyoni zatangiye kwarika inyoni zaritsemo ariko wabonye ko wa muswa wari watangiye kukijya ku ruhande wagiye ngiye nita ku giti cyanjye igiti ni ubuzima aho uri hose uzatera igiti banyeshuri mutera ibiti abana mwese mutera ibiti pizo wa pizo tera igiti abantu bose mudukurikiye mujye mutera ibiti muzamuzanye ubuzima umva nkubwira mbere yuko dukomeza n'ayandi makuru tukanatumikira abantu baba badutumye yego reka mbanze ngenge ku makuru ashyushye numvise amajwi abantu benshi bayasesenguye abantu buri wese yavuze uko abyumva buri muntu wese yavuze ati reka ibi bintu mbifateho ijambo uribuka ko ejo bundi twaze tuganira kuri ku ifungwa rya minisiteri ya Julienne Kabanda yego abantu bikozwe na RGB bikoze n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ariko rukurikirana ibijyanye n'amatorero n'ibijyanye n'imyemerere byose imiryango yose ishingiye ku myemerere abantu bafashe amajwi ya minyoni abantu bagiye bavuga bati ni abantu bati iyi minisiteri ya Julienne Kabanda izize minyoni ntajye ibyo bintu narabyumvise abantu bakavuga ngo izize minyone nawe ufite umurimo akora ujya kumera nk'uriya abantu bavuga ngo ni ya mashyari y'abakora umurimo umwe ngo ni bya bindi by'abahigi bari mu ishyamba rimwe badashaka ko abandi bahiga ngo ibyo bintu ngo yaba ari we ariko nshaka gihamya ndakibura sinzi ayo majwi wenda wambwira icyo avuga bwa mbere ko tugera ku majwi se abantu wumvaga bavuga yuko ari we kubera iki nyine njye numvaga abantu bavuga nyine ko ari bya bindi by'abantu bari kurira ku isahani imwe ariko umwe agashaka guca urundi abandi bakavuga ngo minisiteri ya Kabanda ya Julienne Kabanda yarimo kugenda ikura cyane kandi gukura kwayo ni ugutwara abayoboke b'izindi minisiteri n'andi matorero ese bakavuga ngo bapfa bashumba se bapfa intama nako ego ko mananye badapfuye intama bapfa iki maze n'umuntu arahinga hano ubuhinze ku ruhande rw'atakweza bakabipfa abo ngabo ni imirima bapfa ariko abandi bose barakorera kugira ngo izi ntama rero izi ntama zabo niyo mirima yabo utagira ngo bari hariya gusa babwiye ngo Yesu arakunda ngo urabona ngo bigenze gutya ku buntu se nta maturo mutangayo wabonye za miliyoni na za miliyoni vuga ngo agiye guhomba niziva muri izo ntama intama zavuye mu yandi matorero yes ibyo bintu tujye tuvuga izina ry'ikintu uko kiri nuba babipfa kubera ko niba mutwaye abayoboke ni amaturo agabanutse ni ukwitanga kugabanutse wabonye ko ari ukuntu bahabye abantu ngewe nta muntu wampabya ngewe ngo ambwire ngo utanga amafaranga wabonye ukuntu hari ukuntu bahabye abantu kuvuga ati ukuboko kwiteka kuriho inkota z'abamarayika zamanutse akavuga imvugo yayo indi ikakaye ikanga abantu yarangiza akabereka indi igarura icyizere nabati umushumba n'uyu nguyu navuga ati mwitange dore umushumba agiye kuruhukira muri Amerika bayashyiraho n'uwabura yayashyiraho wabyumvise ayo mafaranga rero babona gutya bataye uruhiye bavuze gusa bacuruje umunwa ni ugucuruza umunwa biriya bayapfa banarogana noneho abantu sindi kuvuga bariya gusa n'abandi benshi tuzi twagiye tubabona abapasiteri abavugabutumwa ababishopu abakibose bagapfa ibintu hari n'abarwana bapfa umurimo w'Imana uriya ntabwo ari umurimo w'Imana ni umurimo w'abantu oya bihisha mu gicucu cy'Imana l'ombre mu gicucu cy'Imana bakihishamo bakavuga ko bari gukora umurimo wayo kandi bari gukora umurimo wa kimuntu bagamije ibyo rero batabipfuye buragiye bazapfa iki niba dapfa amafaranga uragiye ngo bazapfa iki ntabwo bazapfa nk'inoti ariko bazapfa baturuka ubu ndabizi hari abantu bari buze kuvuga mutabaruka izo mvuga bavuga zirwanya umurimo nta murimo narwanisha ngende kwisesengurira ibyanjye nkurikije ibyo mbona narababonye benshi tuzi abashumba
ababishop abapotre babaga bakorera hamwe, ariko kubera gupfa amafaranga ava mu ntama ukabona umwe ashwanyutse n'undi batandukanye, n'undi agahita ajya gushinga ibye, sibyo? Kandi akabishinga ashingiye ku kuvuga undi. Abati aha niho Imana iri, hariya ntayiriyo. Imana iri aha ngaha, hariya ntayiriyo. Hariho nabonye yitwa Yongwe. Hako Yongwe ni apotre, ni bishop. Apotre. Ngo asigaye Buganda ariko. Arimo kuvuga ati muzabeshya abantu rimwe kabiri gatatu, ariko ntago muzabeshya kane. Muzabwira abantu ngo rambika imbago hariya. Ayiharambike. Ejo mwongera rambika imbago hariya, ayiharambike. Ejo bundi. Ariko niba ramuka bagiye kumupima gasanga nta nigufu yegeza arwara. Ngo amagufwa ni mazima. Ni mazima, ni mataraka, ni majeje, ntigeza narwara n'umunsi n'umwe. Yongwe burangenda mwikundira. Ariko nawe ari kuvuga, actually he is speaking from the experience. Yabigizemo experience. Niwe wivugiye ati njyewe Kensi nuriya mugabo bakorana, umuntu ahita amusufura ati mutabara ko ati yewe uwo. Baratuvuze bavuga bande hehe hose za Kimisagara za Nyakabanda bavuga twe baratuvuga. Tujya ku mavi turasenga ati Mana bazibye. Funga biriya bintu bavugira tuzi ko twabifunze. Ariko tore n'ubu biracyahari, twebwe ubwo bari kudufunga. Biriya bintu ari mu kuvuga bigusobanurire neza icyo aba bantu bashobora gupfa. Sinzi ikintu bahubika mu bantu ku buryo mukomeza kubayoboka, kandi wenda urimo kwitegereza ukagira akantu kakamuri urimo kubona kakumurikira bwa tahasiho, ariko ukanguka jyayo ngo abantu batazavuga ngo ariko bundi ko yazaga hano yajyanwe n'iki, ariko bundi kuki ashaka kutagaruka hano, ubwo si ukugwa uwo si Satani umwigabije. Ibyo ni byo abantu batinya. Muhumuke. Abantu babariya yanyu kuva kera na kare barangije bayabyinamo bayidagaduramo. Wibuza abantu kujya gusenga, kandi ntabwo nabasenga abantu, musenga abantu. Abantu ntabwo wowe usenga abantu, ariko bajya guteranira he nyine ahari ni muterane. Ariko nimubona abantu ari abanyamitwe mwitandukanye nabo, Bibiliya irabivuga nayo. Nimujya mu nteko y'ababi Imana izabibaza, biranditse. Ntukajye mu nteko y'ababi. Nuguma gukurikira umuntu agushuka ukabona ko agushuka ukanguka jyayo, ibyo nabyo Imana izabigwa. Ariko saraba mu bigute kandi ngo akize indwara. Ariko akize indwara zihe? Ko za sida ba Jesse yashika muri CHK muri handi hari muri urgence. Abantu bararembye hariya. Nituri hano turi gukorana na Saint Paul. Hano hari rwacu kwa Kanimba. Ntihari indembe cyane. Ni mu bindi bitaro bitandukanye hose, ziha yose n'ari indembe. Bagiye yose bagakora umurimo bakavuga ati Mana mu mbaraga waduhaye turavuze ngo abantu bari barwaye baryamyemo hariya bahaguruke batahe. Ako suko Imana ikora. Ikorite bavuga ko ataruka. Ikorite nyine. Ugomba kumujyana hehe aho bateguriye amateraniro. Ariko ibyo uvuga ni ibiki ko Yesu Kristo yagendaga mu muhanda akajya ahura n'abahetse umuntu bamujyanye kumushyingura, ajya bati muhashyiraho hagati mushyiraho. Abati taritakum. Siko yavugaga haguruka. Harya bawundi bakubise mu kizenga ni Nemani. Kavamo nawe yabaye urweme. Reka nkubwire ibyo kuvuga ngo ntabwo ngo babikora ahantu hose bafite baba bateguye. Okay, nabyo ni sawa. Ariko Yesu Kristo bavuga ko bakorera ko we yabikoraga hageze hose aho aboneye ikibazo ko ari bagikemuriraga. Ubwo se none utabasha guhaguruka ngo agere aho bari, ntabwo we bazamusengera ngo akire. Ntabwo wemera ko zira ndwara bavuga bazikiza? Ntabwo mbyemera, noneho mbihakanye gucya nivuye inyuma do iki ndakari gasagahera. Ndabihakanye noneho ndongera ndabihakana noneho nivuye inyuma, ntazo bakiza. Nkubwira umuntu washinguje za sonde mu muntu arwaye impyiko, akazi mushinguza imbere ya kamera akavuga ati uyu muntu arakize, mwese mu murebe imbere ya kamera. Umuntu yagarutse kutureba avuga ati byabishinguje marane ngiye gupfa mumuzane yongere noneho abihamiriza imbere ya kamera, mubwire ibyambayeho icyabaye urakizeho. Ngo ngiki yamushinguza batamubegeze bya sonde shinguzamo. Mubwire umuntu iriya mitwe bakoresha bakavuga ngo bakoze ibiterane ngo abantu ngo bataye imbago barahaguruka. Wari wabonamo umuntu uzi uyu muntu ndamuzi, twamwitaga wenda Karema,
twamwitaga wenda Gicumba, twamwitaga wenda Kajoriti, Kaguru. none arahagurutse akaguru gahise kamera neza, imbago arayitaye. Hari uwo wabonye wowe uzi, wowe udukurikiye, hari uwo wabonye uzi neza ukavuga uti nari muzi, ese baraba bakura kuki bajya kuzana umuntu wakure cyane, noneho byaba n'akatereranza mbaga yakuzana no mu kindi gihugu, umuntu mutazi kuki ariwe bakoresha. hari umwana ngende nkwereka umuntu wabonye bari mu guhagurutsa abo bantu tutazi, nawe arazi imbago arayitada, apfa guhinjagira aragenda, baravuga ati biraba komeza wizere, kugeza n'ubu akaruze nawe kugura indi mbago kuko bayijyanye barayijyanye, nawe agira arakira nk'abandi se akira se te ko babona agende yizere ari bukira, imbago ye bakayijyana bakayita, akaba yaravuze nabo bagiye ngo bamusubize imbago ye. Ariko cyawe ari umwana w'umukobwa muri bari abantu Julienne Kabanda yasengeye, hari umwana w'umukobwa bavuga ngo ntiyarazi gusoma no kwandika, naramubonye ngo message yo yazaga ntiyamenyaga ibyo ari byo, ngo none ngo bari kwandika, ngo ariko ngo yari kwandika n'abasheri n'abashuti bose, ngo reka ngerageze nandike ndebe. Abantu bavuga yuko uriya mwana w'umukobwa ngo nariya mazina bamuha ashobora kuba ataraye, ngo aze gutanga ubuhamya ku izina ritari irye. Binavugwa yuko abantu bamuzi ngo ashobora ni ibivugwa, ashobora kuba azi gusoma no kwandika. Nyine uriya ntabwo nibimutindeho, kuko njye ntabwo muzi, nanjye uwo ntazi sinzamuvuga, ntabwo nzi. Ariko bya bintu ni imitwe, ariko nkoriki Kuri abantu barabanza bakabumvisha ngo kwizera kurarema, ngo mbere uko ikintu kikobanza wizere. Ariko bo ubwabo kuki badahaguruka batubwira Imana indwara Imana yabakijije, bo ubwabo. Umwe rero nigeze kubona abati nge nari indaya ntega za Giporoso zose hariya narazizengurutse za Cosmos za Nyabugogo nta mugabo utanze, atari kubona narabiretse kubw'Imana yandokoye. Ibi yamukije ibyaha sibyo? Ariko abo bandi kuki mutabanza kutubwira hahise hanyu, mwari iki, mwakoraga iki? Aha ugeze hahise rero, ahahise habo, ahahise rero Mignone muri ya majwi, ubwo niho nageze. Aya majwi yumve neza. Mignone ari kwigisha, yaravuze ati ariko Imana imbabarire kubyo navuze icyo gihe. Ubwo ari kuvuga, ari gusubiramo ibyo yavuze. Ati Julienne ubwo yabanaga na Kabanda, naravuze nti Julienne uyu mwana w'umukobwa ko basaza bituziranye, nawe tukaba tuziranye, uyu mwana w'umurundi ashakanye n'uyu mugande udashinga gute? Icyo kintu cyo kudashinga naracyumvise. Ati nkajya mbaza abasaza beti ibi bintu ntabwo bishoboka. Ariko adashinga gute? Mu buryo bw'ubushobozi. Yari umukene? Ubwo wenda umukozi w'Imana ukomeye niwe wari kuvuga ngo umuntu ngo udafite ubushobozi bw'ubutunzi ntabwo yabana n'undi. Niba atari amajwi y'amakorano, kuko muri iyi minsi ngiye ibintu by'amajwi ntabwo mbyizera cyane. Twabari kuvuga ngo ni ibivugwa. Ibintu by'amajwi cyane muri iyi minsi ngiye sinyibyizera cyane. N'amashusho kuko amakorano arahari. Ukabona nkabona Pizza ari hari aravuga ati umugore wanjye naramwanze naramwirukanye. Kandi mubana. Njewe Pizzo ubu noneho guhera uyu munsi bibaye gutya na gutya kandi bakubeshyera. Kandi nkabona ko kuri kubivuga. Niba amajwi atari amakorano, byabiteye agahinda kumva umukozi w'Imana yavuga iryo jambo. Kuko nibo batubwira ngo hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari yabo. Ariko n'umukene ku mufuka atarabigizemo uruhare nawe arahirwa, kuko ibihe biri imbere bizaba byiza. Nta wamenya iminsi ukuntu iza. Ntabwo wabuza umuntu gushakana n'undi ngo kubera ko badafite ubushobozi bungana. Wenda Imana igiye kumukiriza kuri uwo nguwo wundi. Kavuga ati ntabwo wari ufite ubushobozi wowe rero Papa Kazungu, none nguhuje na Mama Kazungu ufite ubushobozi, azagufasha muzamurana uzamuke. Turabaza abantu bari abakene hanga bafite n'inganda ubu ngubu z'amayoga. Turabaza abantu ubu ngubu bafite inganda zikomeye hanga zikora ibikoresho by'amasuku bari abakene, ariko kuba ko bashakanye n'abandi bafite ubushobozi bwisumbuye barafatanije barazamuka. Ega n'abantu bashobora no gushakana bwabo bose batari abakire,
ariko ubushobozi bukazaboneka buhoro buhoro. Ntabwo numva ko umukozi w'Imana ukomeye ari wavuga iryo jambo ry'uko ngo umuntu agiye gushakana n'undi ngo badahuje ubushobozi. ariko yarabanje arisegura ati Imana imbabarire kubwo nabivuze nkanabitekereza. Bo kubivuga ko wabivuze ukabisabira imbabazi ko warabivuze, icyo nicyo cyambe, ariko warabivuze ariko umuryango wa Julienne rero mu kugira ikivuga abantu bavuga yuko bari gusubiza Mignone. Abantu nibo babivuga, ariko bo ntabwo bavuze ko bari gusubiza Mignone. Kabanda umugabo wa Julienne ati hari umuntu wo muri Malawi wigeze kuvuga ko ntakagombye kuba narashakanye na Julienne umugore wanjye nkunda, akavuga ko ntashinga, akavuga yuko nta bushobozi. Icyo gihe bivugaga bari mu birori by'abambaye imyeru, ubu akantu karabonetse, ahita akurura umugore aramwiyegamiza ati ubu koko murabona tudashinga. Abantu bati uwo muntu wo muri Malawi wagiye kuvuga ngo yagiye kuvuga Kabanda yaramuzi, akavuga no gushinga n'ikinyarwanda gikomeye cyane nyine. Ni nk'uko abantu bizi indimi n'ubuvanganzo kuvugana nabo biba biri sawa, ko ntacyo wamuhisha mu mvugo yawe, kireka yariza kopera. Yariza kopera wamujunjika ukanamuhwijagiza, ubundi asigaye akabireba gusa nk'uko imbwa yareba inoti ya 5. Burya imbwa iri kureba inoti ya 5 ntayibona, wenda wisize amaraso yayihekenye, sibyo? Umuntu wize indimi rero kumubwira ururimi ararwumva vuba akanarusesengura. Iyo mvugo ishushanya ashobora gukoresha Malawi agira ngo atiteranya, ariko nibura ubutumwa bugeraho bugera. Nk'uko muri iyi minsi ujya kumva ngo mu gihugu cyitwa Zamburi ngo bimeze gutya na gutya. Wenda baje bavuga ngo muri Kongo n'urugero, nko muri Kongo wenda tuvuje muri Kongo bafunze umunyamakuru bamukubita n'ibiti. Umunyamakuru ukora muri Kongo ntavuge muri Kongo, avuga ati mu gihugu wenda cyitwa Zamora, umunyamakuru bamufunze bamukubita n'ibibando. Icyo gihugu gihotera abanyamakuru kandi kikurwe rweje mu guhotera abanyamakuru, kubica, kubavunagura, kubafunga, kubahohotera, kubasyonyora, ibyo byose. Washaka iyo gihugu wenda ukanakibura, kajya kuri Google baka igihugu cyitwa Zamora, Zamburi, Zawati. Ni imvugo ishushanya ariko ikubiye mu butumwa, kuko niba harigeze kuvugwa kudashinga mwasubiza mvuga ko ari Malawi, nkavuga ko ari Malawi yabivuze, tihita utekereza aho byavuye wabivuze bwa bari uwo nguwo nyine barimo kubwira. Mu busesenguzi bwanjye nuko nguko bimeze, cyane ko akantu karabonetse noneho abantu bamaze kuzamuka bigiye hejuru, abati murabona tudashinga. Akwenda icyo gihe batashingaga nyine nkuko yabivuze, niko kuri we nabonaga badashinga, ntabwo bari guhagarara ngo bavuge murabona tudashinga. Ariko nyine akantu kabonetse ushana ukagendera aho bamaze gushinga. Bamaze gushinga, umugore aragenda muri TexL. Ubu nyine ubu hari rhetorique, ubu hari icyo bita rhetorique, hari uruhererekane rw'imvugo buziriho ziri guhuza. Buriya ni intambara y'amagambo iba yavutse hagati y'abantu n'abandi, kuko naje no kubona Julienne Kabanda yiyamye abantu barimo kumwitirira ku mbuga nkoranyambaga. Icyo nari ngiye gukurikizaho, barimo kumwitirira kandi birashoboka ko abantu bamwiyitirira bagasa n'abarimo gusubirikanya n'undi muntu. Ibyo nabyo niyo mpamvu nagiye mvuga ndi kugenda nashyiramo reserve, mvuga nti ibyabi byose nukubanza kureba neza, gusa ikiriho cyo ubu isubirikanya ry'amagambo, uruhererekane rw'amagambo ruriho. Bishingiye cyane cyane kukuba ministere ya Julienne yarafunzwe, abantu bagatangira gushinja abandi bati bara nibo bayifungishije, mu gihe n'abandi basa n'abisobanura bati twe nta ruhare twabigizemo. Ukabona ko n'uruhererekane rw'amagambo ruriho kandi ntirwabura. Ariko ibintu bikurwaho n'ibindi, ubuzaye ko none hadutse nk'ikindi kintu gitumye abantu batangira kuvuga birano byo bizima. Julienne yagize ati kize yiyamye abantu bari kumwitira ku mbuga nkoranyambaga. Arabiyamye, singiye gusubiramo ibyo bavuga niba bamwitira, ntabwo ndabafasha gukwirakwiza ibihuha, ariko yiyamye abantu bamwitirira kandi nibibi pe. Mureke kwiyitirira umuntu. Hari nk'ukuntu njyambo nkunda kubibona nk'umuntu wenda baramufunze, bafunze Muheto, bafunze Fata ku Mavuta, bafunze runaka, ugahita ubona umuntu aradutataze no kwandika ikinyarwanda yigisemisi Muheto, atangiye kuvuga ngo nimba naranyweye inzoga naramaze mwebwe nzazinywa, kandi wenda si uri kubivuga, ibyo ntago ari byo. Kuba yaranywe se
nuko ariwe twamenye ko akwazwe bose abo twiga tubona bose barimo kubarandata abandi babuze abarandata bakambakamba basanzwe bigenza ubwo bose ni bamuheta ako siniboneye umukecuru ndi kuva muri siporo umukecuru mukuru w'imyaka nka 50 yazengereje abanyerondo akacupa kari kumurusha integera ntwese ubwo nawe ni muheto ababwira ati ni mucano umuhanda n'uwanjye nawe ufunze wenda muheto impamvu namuvuze uriya ni umusitari yihangane nawe kuri cya kabyumva ntabwo tumuvuga kugira ngo tumusebye nta nubwo twamusebya twebwe abamugenda bakavuga ngo yaranyweye biya bikamyo tubona biva za Rubavu bijyanye inzoga nibiva za hariya kugeza Kinyoni bizijyanye inzoga ahantu hatandukanye ni muheto binywa ni muheto binywa simwe mu binywa mujye mureka kuvuga abandi uruvuga undi rurihuta wabibonye uruvuga undi rurihuta natwe rabizi muratuvuga ariko nta kintu bitubwiye twebwe ngo twapfuye ngo twafunzwe twagize gute hagiye muzabivuga ko twanapfuye ntabwo tuzabimenya ibyo ngibyo hagiye muzanabivuga yenda twafunzwe nta muntu utafungwa naretse ko ntawe byifuza ariko nta kintu bivuze twebwe ko muzatuvuge twebwe bazatuvuge pe ebara agatabo gaho mbere yuko dukomeza nandi makuru kuri ibyo bintu muduha ibitekerezo namwe mutubwire ko uko mubyumvise nuko mubitekereje kuri ibyo tumaze kuvuga hagati aho ngaho bantu bashaka kugura amamodoka nimba waguze imodoka ukaba uri majerwa wabitse amafaranga yawe akuvunnye akugoye kugira ngo ugure imodoka ntago ari ikintu hero mu kugura ubanza kugira ubuzima bw'ibanze ukabika amafaranga rimwe kugira ngo ugure imodoka ukahita uhura n'umuntu akahita kujyana munsi y'igiti ngo nakwereka abantu bazajya bakurikirana imodoka yawe uwo muntu mwiyame mwishiture byanavuga ngo mwishiture uhita ujya muri Autokorea hano igikondo Vaniste nurangiza bagukorera imodoka yawe neza niba imodoka iri hasi bayizamure ku kigero cya nyacyo ntusanga imodoka bayihengamitse ntusanga amapine atareshya ntusanga ibintu bigenda bikocagurika bakumenyera amavuta ashobora kujya mu modoka yaba amavuta ya moteri yaba amavuta ya boate yaba coolant yaba n'ibindi bintu byose imodoka yawe uyibahire mu biganza nibwo uzatunga imodoka imyaka 20 itagutera ibibazo naho ubundi imodoka yikurikiranywe nabi kandi ntimukagera imodoka zamaze gupfa umurwayi ntabwo bamujyana kwa muganga yashizemo umwuka bamujyana cyumva ibimenyetso by'uburwayi imodoka bakayikurikirana se wajyana umupfu kwa muganga bamugire bati kumukubikira wenda hari ahantu ukazaza kumufata umujyanye rusoro imodoka yawe rero yijyane bamanze bayisuzume hakiri kare bayitunganye bakumenyera amavuta agomba kujyamo bakumenyere aya boîte aya moteri aya feri bamenye se ubundi aya mapine bimeze bite bakumenyera ikintu cyose ari ikintu bita bande frein zakwica kandi imodoka nimba ari Kia nimba ari Hyundai nimba ari Ravano Vomodel nimba ari Taxoni nimba ari ubuhe bwoko nimba ari iyo ariyo yose burya umuntu wayikoze yayigeneye amavuta yayo kuyishyiramo ntabwo rero wabimenya ntuzajya kuri station hano hepfo bazete bagushyiramo ikamyo imodoka yawe nyuma y'imyaka 2 itangire gupfuna umwotsi yijyane hari abayikurikirane nurangiza Kia Sorento, Kia Niro, Prius, Tucson n'izindi modoka zikoranabuhanga rihambaye zikomeje kugendana n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko se mbibarize, bantu mwese muri kuguriza imodoka n'izindi zikoranabuhanga rihambaye mwaba muzigura muteganya maintenance yazo, mwaba se mutekereza no kubatekinisiye bazikora. Nje kongera kubibutsa ko izi modoka zikoranabuhanga zirenze kura amasupana n'inyundo byakoreshwaga n'abakanishi ba zamani. No. Gukora izi modoka zikoranabuhanga birigwa kandi bikeneye ubumenyi bwihariye kuko nibyo bizifasha kuramba. Umuntu uri kugura imodoka yikoranabuhanga ukayikoresha muri ba rupiga rekeraho kwiyangiriza no kwishyira mu bihombo. Reka nkurangira hari aba engineer babyize kandi babirambyemo nshingiye ku buhamya bw'abahagiye imbere yawe. Nta handi ni muri Autokorea Maintenance Limited. Abo bumenyi buke bazakubwira ko bateri zazo zapfuye kandi zikeneye gusa upgrading. Bazakubwira ko moteri electrique cyangwa convertisseur zikeneye gusimbuzwa nyamara rugupapira. Tandukana nabo ugane Autokorea Maintenance Limited. Ukigura imodoka ukabagana aba bahanga bakugira inama y'uburyo ikorerwa maintenance bakanagufasha kuyikurikirana. Rindi modoka yawe guhorana ibibazo bya buri gihe uyirinde gusaza no gupfa imbura gihe uyijyana muri Autokorea Maintenance Limited kuko niho hari abatekinisiye basuzuma bakakumenyera uburambe bw'ibyuma biyigize ibikeneye gusimbuzwa bakanita kuri systeme zose z'imodoka. Uretse ubuhanga bwihariye mu gusuzuma imodoka zikoranabuhanga rigezweho banakugira inama ku mavuta n'amaproduit imodoka yawe ikoresha bakayikorera programming
ndetse zigeze igihe cyo kwa upgradinga bateri zazo barabigukorera. Dukorera i Gikondo hafi ya Kiliziya Gatolika ku muhanda wo kwa Mironko. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0786 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited, igisubizo ku modoka z'ikoranabuhanga mu Rwanda. Umva nkwibwirira Infinity yambwiye ngo azakugurira akantu Infinity Tech. Ako kantu yavuze kuva kera kwa meza abaye menshi. So kazaza rero bugo Infinity. Ako kantu ko atari ubwa mbere nkumvanye piso kazaza jya zakagura. Infinity yatari cyo nigera usagurira akantu musaza. Kuko ngiye kumva kuvuga ngo Infinity Tech Solution. Mba numva mvuze ijambo ryiza ariko zi solution igisubizo ni igisubizo kingiki kibiki rero kibihomba abantu bagize kibihomba abantu batagize ariko bashobora kugira baramutse badakoranye nayo cya kindi kiza gisubiza ngo urakora we uri umucuruzi yego ese ibyo ucuruza urabizi biragenda niba bigenda bigenda neza. Igihombo giterwa no kuba utazi ibyo ucuruza. Production ibintu ufite muri stock aba wita abakozi babyirira bakurya bakakurya uhagaze. System wakorewe n'abandi bantu yarakwamye urabangaba mbikoresha abangaba gukora system igukora ibintu byose ikakumenyera stock ikakumenyera kumenya ibyinjiye n'ibyasohotse ikakumenyera gukora amafacture ikakumenyera kumenya ibihombo n'uburyo wabikavaringa bagukorera iyo system ukayigenera muri telefone yawe utiriwe kubyuka buri gitondo ujya kurwana n'ibikayi n'ibipapuro kuri business yawe yaba ari uruganda yaba ari restaurant yaba ari umuntu ufite ikintu kimeze gute ibyo byose bagukorera system ukajya bikurikiranaho wibereye hose ku isi muri telefone yawe kabisa. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe bose bakubarisha nabi ayaya gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo unamenye ibisigaye muri stock n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu, mbega system uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya. Ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane kujyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura systeme yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 07 85 03 0772. Uva hari umugabo nabonye bamwerekana kuri stade Igoma. W'ingoma avuga ati mu kinyarwanda kitari cyinshi uruva ati ndakibazo uvuga mu kinyarwanda we utranslatinga Swahili na kinyarwanda uriye ati ndakibazo uvuga mu kinyarwanda byagenze bute. Umugabo yavuze ati ngewe muri FDLR ninjiramo bankubise inkoni 400 ngo barebe ni izo nkoni 400 niyo zirwaye zikakujegeza babona kutavamo umusirikare bakahita bakwirukana ukajya gupfira mu ishyamba cyangwa ukareba handi wapfira iyo nkoni 400 niziki nizo kumwinisiya mu gisirikare cyangwa ngiye baze gukweza no bakabona nta kibazo baraze kuvura kiza. Niwe wanavuze se ko yashatse gutoroka bakamutera ibiti 350. Niyo baramufashe mujango gutoroka bagufata aba ngo turaguha ingurane y'urupfu ako yangupfe turagutera ibiti 350 akura bikubitahera nazi niyoze nakabuno se ibirenge ntiwazongera gutambukara wazongera kwicara se koko mana ibyo byitwa guto akabuno kagato. Izo ni inyeshyamba ibyo ni ibihano byo mu ishyamba pe. Abantu rero ni za châtiments corporels mujye mu gihugu pe izo nkoni mva mutahe gukubitwa ibyo biti
watashye kandi ko mpora mbibabwire watashye taha kuko niba uri ofisiye uzashaka gukora akantu gato bagufate bagukubite numvise bava ko harimo n'abicwa ba ofisiye bicwa abonye bana batwitse tekereza yago mara babanditseho imibare hano ngo bafata icyuma bakagitwika ngo barangira ngo biriya bintu bari kubandikaho bari kubavana ngo mu birindiro ngo babajyana za barikare ngo ni ukugira ngo nimuntu akubitana wenda bari kurwana na M23 cyangwa na FARDC cyangwa n'abandi nibareba kuko koko bagasanga wanditseho ubwo urabura umugambanyi uyu ngari wacu yaratugambaniye ni ukukwica ngo ni ukugutwika kabisa umva mufata icyemezo pe ariko mu bintu yavuze ikintu cyatangaje abantu mujye mu rugo ikintu cyatangaje abantu ni ukuvuga yuko hari amakuru yagiye avuga yuko umugabo witwa Pacifique Omega ariko Omega niba ari igeni niba ari iki niba ari dayimoni ntabwo mbizi ntabwo ndi gutukana ariko niba abantu baherekeye bavuga ati yarakomeretse abandi bati yarapfuye ayo ni ikibombe cyamuguyeho niki yarasiwe mu ndage ngo bamurasiye mu ndage n'abagiye bavuga ati twayigezeho none ngo hariho uriya muntu yavuze ngo nta byumweru 3 bishize amubonye mu nama simbizi pe ndetse ngo ubwo bana bamanuraga iyo za warikare ngo bajye kurinda abajenerali baruhara nimba ari baruhara nabo n'abajenerali ngo ni nafuruwe ntugire general Furuhara ariko ruhara watashye gataha ngo ni general Furuhara barajya kurindira mu birombe cyangwa mu bihuru watashye taha tuza abajenerali benshi batashye kandi babayeho neza hano mu gihugu tuzi abantu bakomeye batashye turabazi hano mu gihugu ugafata umwanzuro ukareka ibintu byo gushaka guhungabanya igihugu cyawe igihugu cyawe uragihungabanya kubera iki igihugu cyakubyaye kirimo n'abavandimwe bawe cyangwa n'ababyeyi bawe barimo cyangwa abandi bantu niyo bataba mufite icyo mupfana ko muri abanyarwanda wataha urabahungabanya ngo bigende usenya ibyo igihugu kigezeho wenda ushaka kuba uko wagisize kera ariko utekereza ko ariko kikimeze igihugu cyarazamutse cyateye imbere abantu bateye imbere abanyarwanda barahindutse n'imyumvire yarahindutse n'imibereho irahinduka ntibivuze ko hatariho abakene barahari no muri Amerika abakene bariyo barara mu biraro bahari n'abarara mu nsengero mu gitondo bagacya pastor avuga ati mvira mu rusengero manze nisengere muri za Amerika mu Burayi hose bariyo bantu muri mu Burayi ndabeshya ntabwo abantu ku isi yose bangana nta nubwo abantu bazareshya pe wenda imbere y'amategeko abantu bava ko bareshya ariko ntabwo abantu bazareshya no mu ijuru ntibareshya niyo mpamvu Petero ari ufite urufunguzo azadukingirana niyo mpamvu Gaburiyeli marayika ari we Imana ituma kugira datuma abandi bamarayika se nibahaye no ku isi niko bimeze taha wenda abuvuga ko barengana cyangwa se badafite akazi hari igihe mu mirimo uzashinga uri kubaka igihugu hamwe n'abandi wazaha abantu akazi taha ntabwo mbihatira da ariko taha hari umuntu yandikiye aha ngaha ashobora kuba ashaka kuduha akazi ariko buriya ndaza kuvugana nawe neza abantu batwandikire baduha akazi tuvuga ibikorwa hano tuba tuvuga ibikorwa byanyu kandi abantu bakabizamo hari amashuri mwigisha abantu bakaza bakiga ari ibyo mucuruza abantu bakabigura hari abafite ibigo bitwara abantu hirya no hino travel agencies wa mugabo ufite ikigo gitwara abantu ufite imodoka nyinshi hariya mu mujyi bari hafi downtown ko twavuganye bite byawe kutarimo kubisoza ngo tutangiye tubwira abantu batangiye bazi bakodesha imodoka nziza VIP Kashe pizo nashaka gusura abantu Nyabimata apakirimo abantu muri coaster nziza bagenda mu misozi gena imodoka nziza abantu bavugira bati vuye Kigali bahite bavuga bati voilà bantu mufite ibinyabiziga byiza muri hehe muze tubamwe ahubwo kumbwira ariko n'umupfumu twamwamamaza umupfumu nawe twamwamamaza ntabwo byemewe umupfumu ntabwo twakwamamaza wa mupfumu abapfumu abantu ngo bavura ngo za gakondo ngo bongere ibitsina ngo akanyabugabo ngo umuntu ngo agakora amasaha menshi ntabwo tuzabamamaza by'amasaha tujyamo twebwe umuntu agomba gukora iminota Imana yamugeneye ibintu by'ubuteka mutwe ahubwo ibintu by'ubuteka mutwe ngo muri abapfumu kandi nawe mwarananiwe kwipfumurira ese umuntu aguhaye akantu ngo gakora amasaha 3 wakemera kabikize ngo kagufasha gukora amasaha 3 agake kutakavuga neza ngo nk'akantu wanywa nko mu cyayi wenda oya tuvuge niwe ukiri umujene Mari wakanywa bakanywa uzi ko byatuma umugore aguhunga agaturugo avuga ngo igeze
agahunga yabati ni inka bazanye no ntabwo ari umuntu banshingiye inka ntabwo agatanga nimba ushaka kwambara neza ukaba ushaka kuba uri muri siporo wambaye imyambaro ya siporo niba ariko ugiye muri siporo ambara imyambaro ya siporo ariko uzi kuba uri no muri siporo wareba umuntu ukabona ni umusirimu undi wamara ukabona ni nta kigenda kubera ukuntu yambaye wahora mu byenda byatoye ibyuya hari umuntu kwera ibyuya akunyura kandi n'ibyenda yambaye uwo munsi kubita ibi byuya bihoramo ni kubera icyo kagira ngo ntakavurivundika kunyuza iruhande kandi ahantu imyenda irahari ya siporo myiza ushobora kwambara ntigusebye inkweto nziza za siporo zirahari wambara ntizigusebye ngo zisigare mu cyondo uri kwirukanka utwaye icyo hejuru gusa ahantu za biyari sha zigiye guhindurirwa icyiciro zigiye gutera imbere kurushaho ubwo rero bantu mufite hakinirwa za biyari mudafite biyari zikinwa turabarangira aho ziri abantu mukora siporo y'amagare mukanya namaga ngo Tour du Togo hakowe rimwe nge nawe tuzimenyereza amagare kuko ari arahari nitwumva ngo Tour du Algerie irabaye Tour du Senegal tujyeyo ubwo iyo batunganya imyaka irimo nta myaka twebwe tujye muri tour agasozi wa kabino agasozi se tutakazamuka buriki sigare se ryabugenewe afite igare ryabugenewe akanyonga ariko rinamufasha naryo ko rifite akamoteri kamijuru ukanduruka ariko tubona baba banyuma niyo waba wanyuma ariko wagiyeyo mugura amagare meza cyane igare ushobora no kuzinga ukaribika neza ritamara espace mu nzu yawe ikindi ku bantu bashaka kurangura abantu bashaka kwambika ibigo by'amashuri abantu bashaka kwambara imyambaro ya siporo isa nimba ari ibigo bya leta cyangwa ibigo by'abikorera mu gihano Sonatibe uzamuka urenze ya rompoe nk'ujya za Godiyari cyangwa se za Giporoso uhita ubona ahantu hahoze inyubako ya UTB urenze ka sitasiyo gahari ka essence ukareba munsi uhita ubona bishashagirana ukinjiramo ni muri Hopline Sports ukagura imyambaro yose ku giciro cyiza ikindi ubonye uvuga uti ndashaka ko babinyoherereza wabahamagara kuri telefone yabo cyo kabandikira kuri WhatsApp barasubiza igihe cyose wabandikira rwose ukahita ugenda ukarangura neza cyane cyangwa se ukambara neza cyane imyambaro myiza cyane ya siporo ni kuri 07 88 30 nimero hehe 07 88 ukagenda rwose bakaguha imyambaro myiza cyane warangiza ukarya ntiwakora siporo utariye nge niko bimeze ugomba kurya kandi ukarya neza ubu ngubu ikiryo cyitwa umuceri kiri kuvugisha abantu amagambo menshi umuceri abantu bagenda bakazana imiceri ishirira imiceri isaya imiceri ivanzemo amasarabwayi waruma ubwo n'iryinyo rikaja iryinyo rirahenda uruma umuceri iryinyo rivamo ukajya ni ingumi baguteye kandi hari umuceri mwiza tukurangira uhumura ushya neza ubyimba wa muceri mu rugo murya ukavuga uti turarya koko niba n'abashyitsi baje kugusura bakarya ntibabisigaze ngo ujye kubimenera inkoko wibaze kumfata umuceri ukawumenera inkoko nshuti yanjye utari wabiteganije muri Alios nibo bantu ba mbere bazwiho kuzana umuceri mwiza mu Rwanda naba mbere noneho n'abandi bakaza bakurikiye inyuma iyo ngiyo wumva ko mbeshya agenda wugure awurye hanyuma azagereranye ikindi bararanguza muri Alios baragupakirira bakanawukuzanira bigo by'amashuri bigo bikomeye mutekera abantu mugurira he umuceri mwebwe hari umuceri bita BMM rice hariyo Bimama rice hariyo mucele Tanzania hariyo Baba rice ni ubwoko bw'imiceri yose ariko y'imi Tanzania umuceri muri Tanzania sha niba vanga umutanzania uzabyumve kabisa rero byumvishe n'umutima wawe ubundi yasigaye usimbukire hariya kuri La Galette haruguru yayo neza hari isoko rishya hari muri B14 ariko nanone impande ya La Galette ugaruka inyuma ushaka kujya downtown umuryango wa mbere niho depo yabiri simbukire uzasanga umuhungu rubambyingwe abari aho ngaho mu giti niwe rubambyingwe ubundi yasigaye mu giti ubwoko bwose bw'umuceri we hano ndapakiraho kandi ni ku mafaranga make cyane ni igiciro nk'icyumuneke hanyuma ushobora no guhamagara kuri 078861 cyangwa se 07824616 bakuzanira umuceri aho waba uri hose hano mu Rwanda urye neza
urye neza ugira imbaraga ibintu byo kugenda mususumira wapi ntabwo bikora ntabwo bigezweho umva ngo nanga Corneille Nanga shangwa afite ubwoba yuko ariko ngo ko amasezerano yose ngo adahamagarwa ngo ngaho ngo Qatar ntahamagarwa kandi ari we muyobozi Doha ntahamagarwa Washington ntarimo ibiganiro bihuza Kongo n'Inyeshyamba ntahamagarwa ngo atangiye gutekereza yuko ashobora kuba ari kugenda kinwa umutwe ntabwo mbizi yabivugiye he ni igitangazamakuru imba aricyo muri South Africa cyavuganye nawe se cyakoze iyo documentaire ubanza nanjye njya nibaza impamvu ntaramubona ari nko mu biganiro ahantu ariko nkanavuga na se Tshisekedi yuko ntamubonayo ko Corneille Nanga niwe president siwera akose ni president ni umuhuzabikorwa w'ihuriro president harya bisimwa ni iki ni president ni coordinateur wa M23 bisimwa ni president wa M23 ariko ihuriro rikagira umuhuzabikorwa nyamara ibintu bizazama akajagari niba atitonda shango uziko none se ubwo hayobora nde umuhuzabikorwa w'ihuriro hakaba na president wa M23 ihuriro se hagiye kugira ngo AFC izemo ibi bintu niba tabyitonda bizazama akajagari bizazama akajagari bazabyitonde bayipange neza bamenye uruhande rwa politiki rukora rute urwa gisirikare rukora rute ko ngiye buri gihe urwa gisirikare nyumva bavuga ati mpaka Kinshasa na hano Wiringoma Lieutenant Colonel berekanaga bano bantu bari abasirikare baririmbishaga babati mugiye kujoininga M23 batariko ni mpaka wapi laba Kinshasa laba abasirikare bafite imvugo bavuga n'abanyapolitiki hari bafite indi bavuga ubwo rero niba dahuza ibi bintu simbize kabisa ariko uribuka muri abacanshuro barwanaga kuri leta ya Kiev hari harimo abacanshuro bakomeye cyane bari baraturutse mu bihugu nka za Colombia urumva bari baje kujya bakorera babahaga amafaranga ibihumbi bigera kuri 4,300 by'idolari miliyoni zirengaho nka 19 udufaranga duke cyane ku mafaranga yo muri Colombia bari abagabo ngo umuntu witwa Eric Pence Blackwater ngo agiye kubazana ngo aravuga ati ariko se ntari byo nge ntarimo kumva ubwo wende biriya bya Corneille Nanga tubivuyeho gusa niba titonda bimwe bizaba kavuyo ahubwo se ndimo kwibaza iyi Blackwater iri muri Kongo yarahageze ntabwo irahagera yabiri heze yabaraje kugira itese kurinda ibirombe nkuko babivugaga kurinda ibirombe kurwana se uzi ibintu bibiri ngizabigenzwa nabyo by'ingenzi ngo kurinda ibirombe ubwo no gukurikirana uburyo amabuye acukurwa cyane cyane kuri kampani z'abanyamerika gukurikirana uko imisoro ikusanywa mu baturage nacyo kiri mu bintu ikindi kureba zino miliyari 500 z'amadolari Amerika izaha Kongo uburyo zizaba ziri gukoreshwa neza cyane ariko zitanyenye baze igihugu kiguhaye inkunga kikayohereza n'abasirikare bo kuyihagararira kajyaho cyabuze ugitegeka umba iyo nkunga irutwa no kubitariho tekereza igihugu nk'ubu tuvuge wenda Ubufaransa buduhaye inkunga uhita bwohereza ba bere rouge babo bandi bambara ingofero zitukura bakaza guhagararira inkunga yabo ikoreshwa ite kwa gihugu ibyo bintu ntabwo bizabaho nibikabeho nkubwira imvura iraguye katubwira abantu bashobora urumva turi mu mvura abantu bakeneye kunywa agakawa ababarista bagakoze neza abantu bicaye ahantu bari kwakirwa neza barimo gusobanurirwa ibigize ibyo bagiye kurya n'ibyo bagiye kunywa kugira ngo rero umuntu azagiye ku rwego rwo kubisobanura nuko baranyuze muri ABC Training Academy hano mu mujyi wa Kigali akiga kandi akiga pe sibyo hanyuma akabasha kubisobanura neza akaba umukozi mwiza nuharangije bakamurangira aba boss bamuha akazi yewe nawe ugabasha guha akazi ubundi ugakora umeze neza sibyo ngibyo nivyo ngibyo bashobora kuguha akazi ugakora umeze neza fata amasaha yawe wifuza ujye kwiga mu gitondo cyangwa se ujye kwiga nimugoroba ubwo ni day evening ndetse na weekend ibintu birushaho kugenda neza cyane ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara bakora ahantu hafi heza cyane hano mu mujyi iyo wageze ubona ko bafite na office nziza cyane erega havuge ni hariya mu mujyi munsi ya House Ecole Belge haruguru gato ya Beseka aganda kinjiramo kerekeza ku kabari k'umukinnyi umwe wa Rayon Sport
Nagira ngo ni Muhire Kevin. Ni Muhire. Ubwo tumutayemo Muhire. Muhire turumutayemo nabwo n'abazadutemo. Naho ngaho bakore. Muhamagare cyangwa se mubandikire kuri WhatsApp kuri 078 11 712 mubandikire mubasobanuze banabafashe gutegura ama events yatandukanye. Umuntu wese wandika muri comment ngo ngaho ngo mfite miliyoni ni mumfashe gutegura ukabana bafite amafaranga ariko ubukwe ngo buri kubananira ko barabigufasha ibyo ngibyo bukora bukora bugende neza cyane. Nivyo ngibyo rero reka dutaye imvura iraguye of course kasi episode that's my name Kabu.